ndahagusanze ko uhari wayibonye utebya gito bitegeye impanuka y'icyetewe n'iki murakoze nitwa Jean Baptiste nabigiye mu kazi kanjye ka buri munsi mbona yari igare rifite igihiga ni iki icyo gifuka cyinjiyemo kugeza ubwo umuntu warutwaye imodoka cyamutsikamiye kandi yari ari kuri vola nuko ibihe byiza mwe mukurikiye channel zitandukanye yaba Intashya TV, ku murongo TV, Kigali News 250. Hano turi ni mu Kanogo, hari murabona polisi, inzego z'umutekano, yego ngira ngo umuntu kugendamo babona baza kugenda bahagarika abantu kubera impanuka imaze kubera ahangaha dusanze isa nk'irangiye, yego irarangiye ariko ntabwo twavuga ko irangiriza kuko hari abantu benshi bahakomerekeye. Dusanze irangiye imodoka ya Ribu ndetse na ndavuga ambulance ya Ribu itwaye abarwayi ndetse na breakdown imaze gutwara imodoka zindi zagize ibibazo zangiritse, ariko no kwa polisi baracyahari. Reka ndashaka uburyo nakugira umuturage cyangwa se umuntu mubaze uko byagenze nk'abantu bari barahangaha. Ni mu Kanogo turi ku cyapa cya taxi ziva Nyabugogo kuri Rompuwe ijya mu mujyi ndetse no kwa Rasta na Rwanda Gisi murimo kubibona ahangaha byabereye. Wowe waduhamagaraga twakerewe kubera ambatiyari twahuye nayo, ariko nahangaha byaye mutaza kumva ngo nahandi nahangaha. Reka dufake umuntu tubaza ahangaha. Urakoze cyane, nkawe wanda ko tugukamera n'uburenganzira bwawe. Yego. Ariko nkawe woro ahangaha ino mpanuka iba ndahagusanze umbwira ko wari uhari wayibonye ute, byagenze bitegeye impanuka y'icyetewe n'iki? Murakoze. Yego. Nitwa Jean Baptiste. Yego Baptiste. Nabigiye mu kazi kanjye ka buri munsi mbona yari igare rifite igihiga. Ni iki? Igihiga ni igifuka, ni igare ripaki igifuka kinini cyane. Yego. Cyarobuti. Simbizi. Yego. Yagita igihiga iwacu. Masharuguru tubyita igihiga. Noneho igare rita ageze mu modoka hagati. Ageze mate byagiye turutse hano uyu muhanda uva Rwanda Gisi n'uje mu mujyi yaturutse mu muhanda. Yaturutse Nyabugogo. Nyabugogo azamuka umunyegare. Nyabugogo azamuka. Imodoka yamanukaga. Imodoka yamanuka. Yego. Afite imizigo ubona ko ari nk'umuntu yaravuye kurangurira. Yego. Nuko noneho bigenda bite? Araza ageze hagati kwa kundi arimo apandura igare. Yego. None umuzigo wamurushaga imbaraga. Arimo apangura ngo aveho abonewe uko acunga. Yego. Kubera yari afite ikizigo kinini cyane, agiye gupangura akaguru kaheze kuri cya kiri bita kadere. Yego. Noneho arwana nawo ko yarari hagati y'imodoka. Hari ambutiyaje nyine biragaragara. Yego ko urumva hari mu masaha yo kujya mu kazi. Yego. Arangije mu gihe yari arimo apangura urukweto ruhera muri kadere y'igare. Nuko ahita agwa. Agiye kugwa igifuka kiragenda kihita gifata mu kirahure cy'imodoka. Ikimbere cya kinyuma? Kira kimbere kwa shoferi. Yagonganye n'imodoka imanuka. Nuko imodoka yamanukaga azamuka arimo gupangura. We azamuka ava Nyabugogo yerekeza za Gikondo. Yego. Mu gihe apanguye ahita agwa aradandabira. Yikubita hasi. Agiye kwikubita hasi igifuka kibariranya ikirahure cy'imodoka. Ntabwo ari paraburize, ni kiriya kirahure cy'imodoka cyo kwa shoferi. Bakita paraburize imbere. Paraburize ari kiriya bareberamo batwara. Yego nta kibazo. Yego. Noneho icyo gifuka cyinjiyemo kugeza ubwo umuntu warutwaye imodoka cyamutsikamiye kandi yari ari kuri vola. Nuko none muzehe nkawe ubonye ibi bintu hano
turimo kwerekana nyine ahantu uko bimeze hose nk'aho ubonye ibintu umurwayi niba umunyegare yagiye arembye shoferi ameze ate bisobanurira abantu badukurikiye ni uko abantu babibonaga bakabona ko ari impanuka ikomeye hahise hanyura imodoka nyine z'umutekano wo mu muhanda tubasanze polisi gusa iraza nyine ibona ntabwo yiga hafi cyane uretse uko umuntu wo mu modoka we yagize akabazo k'akaboko bamujyana kwa muganga nyine baraza baramujyana igare naryo bose ni bazima ni bazima ntabwo akometse cyane yari uretse ako kaboko kagize ikibazo ku mushoferi ariko yaba umunyonzi yakomereza akantu gato cyane urumva no ku nakarabare kamukase ariko ntabwo bikomeye cyane nyine ariko iyo ubibonye ubona ko ari impanuka ikomeye ariko ntabwo bikomeye cyane ntacyo babaye ntawakomeretse ntabwo bikabije cyane ntawapfuye urumva yari impanuka nyine itunguranye nuko byagenze ntakigira mu kazi kanjye ntacyo reka tugere ku musozo ntacyo gukomeza natwe tugiye mu kazi natwe tugiye mu kazi ubu ngubu urabona ko ari mu masaha y'igitondo kandi uri mu kazi y'amakuru reka tugere ku musozo ni iki kintu ubona giteye impanuka ni abanyonzi ni abashoferi baba bameze nabi se abanyonzi bakwiye guhabwa ibyangombwa byo mu muhanda ikintu nicyo bivuga nk'umusaza mukuru umaze igihe inaha i Kigali yego ikintu nabonye bagiye bagerageza aba banyonzi nibyo baradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bakadutwarira imizigo yacu ariko bajye bagerageza imizigo yabo bapakira imizigo ihwanye buriya ntabwo wakagombye gutwara umuzigo utabasha kuba wakontorora ku igare sibyo bo rero nibyo baradufasha nta nubwo umuntu yabaveba kuko nabo bashaka imibereho ariko nibura bajye bagerageza batwara imizigo babasha gukontorora birinda no kwinjira mu modoka cyane mu gihe cya mbutiyaje kubyigana na mutararigiye ubona bapakiye umuzigo uko nagenda byigana ikogo icyateye iyo mpanuka ahanini ni ukubera umuzigo wamurushije imbaraga ariko ni ukuri ndakubwira iyo aza kuba ari umuzigo abasha gukontorora ntabwo biba byakagenze reka ngenda akira muzehe urakoze cyane ngaho urakoze cyane ibihe byiza muzehe yego aho dukurikiye rero ku Ntashya TV ku Murongo TV no kuri Kigali News 250 hano turi mu Kanogo murabibona abantu bahazi barahazi ine hurura iva mu mujyi iva na Sarikire murimo kuhabona abantu bahazi tumurobo impanuka dusanze irangereka ku bw'amahirwe kubera Imana yahabaye nta kibazo cyabaye gikomeye usibye ibyo bikomere bahagize ko nubwo bakurikiranwe bajya kwa muganga abanyonzi abamotari abashoferi bukoresha umuhanda neza n'abanyamaguru kandi nibiba byiza cyangwa bikaba ngombwa abanyamaguru n'abakoresha umuhanda twese bagomba kuzaduha provisoire tukazikorera tukabanya gukoresha umuhanda neza kugira ngo twekomeze kuba tubangamira inzego z'umutekano polisi RDF n'abaturarwanda bose muri rusange murakoze mugire ibihe byiza nuko byagenze rero nguko byagenze